uko bireba dore imvura amazi yaraduteye aza ari menshi. Ubu iyi nzu yabagamo abanyeshuri ejo nibwo batangiye ibizami. Rero ejo biriwe bari kurira ati nta kintu na kimwe dufite, dore amakaye yaba aya. Ejo amazi yatwaye amamashini ebyiri za laptop. Ubu inkweto nta rukweto na rumwe ushobora kubona rufite urwarwo, urumva. Dore ngiye amazi yaradusenye, singiki igikuta dore hafi kugwa ku bantu. Abanyeshuri nabwo nuko muri iyo nzu ruguru naho nyine nuko amazi yatinjiyemo ari menshi, ariko yacagamo ari menshi ku buryo byagezeho turafungura amazi akajya acamo, abana turabaterura. Ariko noneho amazi yabuze inzira kubera imihanda barimo gukora, biba ngombwa ko yishakira inzira irazigenda haturaguritse. Kuko waramiraga ubuzima bwawe ibintu byo ukabyihorera ko byonyine nkanjye narahagaze ngo ngiye gutabara imashini y'umwana yari igiye, amazi yaranteruye anyambura inkweto nari nambaye, mpita mbireka niyegamira ku ntuzi ku gikuta, urumva. Ariko ikibazo kibereyeho aho uyu muhanda batangiye kuwukora. Twe gusa ikintu twasabaga n'ahandi bazajya gukora ibikorwa by'imihanda, mbere y'uko bakora umuhanda bajye babanza bakore kanalizasiyo izajya icamwo amazi kugira ngo abaturage badahura na za ngaruka. Hanyuma rero nibadufashe badushakira aho tuba, badushakire nibadukorera ubufasha bwihuse kuko turababaje. ZOOM TV24. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Yego, tubasanze hano rero twaje gusura abantu basenyewe hano n'imvura yo ku cyumweru nijoro. Namwe kandi bambwiye ko aya mazu yarayanye. Yego, amazu yarayanjye yarabumutse hagati ya saa 2 n'igice saa 3. Yego. Kuko nye muri amasaha nago nari mare. Umuturanyi yaramamagaye witwa Shehe. Yego. Ari kumbaza amakuru yiwanje, mubwire yuko ari meza. Yarambaza ngo bise kuko ari meza. Kimara kumbaza gutyo nibwo yambwiye ngo iwawe ngo igikuta cyagiye. Noneho ndaza nje usanga n'amazu yose yagiye. Bon, noneho mitangira ikibazo cy'umuryango. Bambwiye ngo yiko umwana bamwe bamufashe bamushyira hejuru ya garde-robe. Nyina w'umwana ari gufungura umuryango. Afungura umuryango igikuta kiba kiraguye. Kikimara kugwa asubira inyuma ajya gufata umwana, bava mu nzu birukanka. Nukuvuga yuko nuko nanjye nabibonye nako nabisanze. Hanyuma wahise utabara, waje muri iryo joro cyangwa ari kure waje bukeye? Oya, nari ndi hafi ku baturanyi. Ariho nanugamye imvura. Hanyuma gusenyuka kw'izi nzu rero ntibyaba byaratewe n'imvura nyinshi. Bamwe bari kuvuga, abaturage bo muri iki gice bari kuvuga ngo ni ukubera umuhanda uri kubakwa hari haruguru. Ese koko byaba ari byo cyangwa ni uko mwari mutuye ahantu hatari heza mu manegeka? Bon, ntago dutuye mu manegeka, urumva. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byatewe n'umuhanda bakoraga, bashyizemo bizi noneho bashamo ubizi butoya. Noneho bamaze gushyiramo ubizi butoya nibwakira amazi. Noneho kuri iyo ruhurura aho bakoraga, urumva yuko bakoraga umuhanda, noneho haraza harifunga. Noneho amazi aburaho aca. Urumva yuko amazi noneho yaje yishakishiriza aho inzira. Haje kwishakishiriza, urumva yuko ari ngo nyine duteye bitewe n'umuhanda. Uri umwe mu bakozweho n'imvura, inzu nyinshi cyane zarasenyutse hano. Bivuga ko uri umwe mu basenyewe inzu nyinshi zigera kuri 6. Ugereranyije agaciro k'ibyangijwe n'imvura byawe, ubwo wabigereranya mu gaciro kangana iki? Agaciro kukagereranya birarenze. Agaciro ko birarenze, kuko byaba bibi hafi nko muri
hafi nko muri 30 millions hafi nko muri 30 ngeranje koko nawe bwawe uranahareba kandi ahangaha ntabwo ari ahantu ho mu manegeka. Hanyuma rero mubayeho mute nyuma yuko kiriya kiza kibagwiririye? Uko turiho ubu ngubu n'Imana ibizi kuko ntaho turi. Ubu twabaye impunzi zidafite naho zinahungira. Ikibazo cyanyu rero mwakigejeje ku bari kubaka uyu muhanda cyangwa mwariturije gusa mutegereje uko Imana izabigenza? Bon, ni ukuvuga ngo ejo twabwiye ubuyobozi, haza executive w'akagari, haza na executive w'umurenge, haza ngo na engineer w'akarere, haza na engineer nimba ari umurenge, haje w'akarere hamwe n'umurenge, haza ngo na engineer ngo ushinzwe ngo gukora ibingibi by'imihanda. Mwebwe icyifuzo cyane ni ikihe nk'abantu muvuga ko ibi byose mwabitewe n'uriya muhanda uri kubakwa hano haruguru y'inzu zanyu? Icyifuzo wenda twaba twifuza natwe nuko gusa wenda batubona gusa aho twaba twikinze kuri bose badufasha mbese nk'abantu nabo bafite umutima. Uratangira twibwira hanyuma utubwire n'ibyababayeho muri ibi biza byabaye muri iyi minsi, utubwire n'impamvu zabyo, niba mutuye mu manegeka cyangwa niba ari impamvu nagiye numva hari haruguru. ahandi ni iwanjye. Iyi nzu yahuye n'ibiza ku ijoro ryo kuwa 25 z'ukwa 12. Ubu bukeye kuwa 26 abayobozi b'ibanze baraje, twabahuje muri iryo joro. Abayobozi b'ibanze baraza barareba, n'abo batoreye bashinzwe kumenya abaturage bahuye n'ibiza by'umuhanda baraza, bamaze kuza barandika barangije baragenda. Tubereka uko ikibazo cyateye, aho amazi yaturutse ko yatewe n'imihanda barimo gukora, kubera ko kwa kundi nta marigore ariho yari ahari, byabaye ngombwa ko aho bagiye basenya amazu basibura, amazi yabuze ahaca. N'ubu na hariya nimba uri buzamuka ukahafotora simbizi. Noneho byabaye ngombwa ko azahirika igikuta cy'umuturanyi. Igikuta cy'umuturanyi gihita gihirika inzu yanjye. Biba ngombwa ko dutegereza igisubizo cyabyo, ari ku buyobozi bw'ibanze bwarahageze n'abagitifu bose barahagera, ariko ukwezi gushize igisubizo ntago twari twakibona. Ukwezi n'iminsi 4. Noneho no kuvanga ikibazo mwakigaragaje mbere kuri ya mvura ya mbere yo kuri Noheli. Kuri Noheli, ryajo ryo muri Noheli cyo 25 z'ukwa 12. Nibwo ikibazo nyirizina cyabaye. Kwa 26 ubuyobozi bw'ibanze bwose hano hari huzuye. Baraza bare ko ikibazo kimeze, baravuga ati rwose ibi bintu tugombe tubikurikirane. Bikaba byari bimaze ukwezi n'iminsi 4 nta gisubizo twayibonera. Ariko hagati aho twaratelefonye tubabwira uko ikibazo kimeze, twe twagumye gutegereza kwako bakwatsa amanimero y'amatelefone, amanimero y'amarangamuntu. Twagumye gutegereza ko bazaduhamagara, ntibaduhamagara, ahubwo twe twarihamagariye. Ubwo tugenda tuvuga uko ikibazo kimeze, nyuma gato nibwo ejo bundi batwatse icyangombwa cy'ubutaka, hashize nk'iminsi 3 bakitwatse. Ubwo rero turavuga tuti ibyo ari byo byose, ubwo bakitwatse hari icyo byatanga, ariko ubu buzima tubayemo ntabwo tubwishimiye. Hanyuma ntabwo mwegeze mwicara ngo muganirize cyangwa muganire na ba nyirukubaka imihanda ngo bababwire uko batekereza iki kibazo mwahuye nacyo? Nta kintu bigeze batuganirizaho, nukuza bagafata impapuro n'amakaramu bakandika gusa bagahita bagenda. Hanyuma ubu mubayeho mute rero? Ndabona inzu nyinshi muri aka gace zaguye, abantu benshi abo twaganiriye ngo bari kurara hanze. Ubu muri kubona ubuzima bumeze bwute muri iyi minsi 2 yonyine? Turara hangaha. Rest sorebe.
wabibonye gufotora n'ibi byose ariko byerekana no kuvanga ibi nibyo mu yandi mazu baje gushyira hano kugira ngo wenda barebe ko bwacya kabiri. Abo banyeshuri ubona aho ngaho nibo babizanya aha kubera kuburaho barara ariko hagati aho nanjye ko natabawe n'ikikoni cyanjye nari mfite aha ngaha nicyo nihengetsemo. Hanyuma ubu rero murumva hakorwa iki kugira ngo wenda iki kibazo kibe cyakemuka? Twebwe ikintu turifuza ko twebwe ntabwo ari twe byaturutse ku bibazo by'abari gukora umuhanda. Mama tukira aho ngaho ubu ntago haba ari ikibazo cy'uko muteye ahantu habi nko mu manegeka. Nta manegeka dutuyemo twebwe na towa ntayiriho. Ni na towa ntayiriho burya ahantu hariho towa nibwo uvuga ko uri mu manegeka. Ariko twe ahantu twamaze hafi imyaka 18. Nta kibazo cy'amazi twigeze tugira urumva ikibazo cy'amazi kije ubu ngubu pe. N'abayobozi bose babikubwira ko ikibazo cy'amazi twabaga tuzi uburyo tukitwaramo ubuzima bugakomeza. Ariko noneho amazi yabuze inzira kubera imihanda barimo gukora biba ngombwa ko yishakira inzira irazigenda haturaguritse. Kuvuga ngo ukuntu ikibazo giteye iki gikuta ni cy'umuturanyi urumva amazi yamanutse ruguru mu muhanda twaranahaberetse n'ubu ibimenyetso biracyahari ya mifuka n'igihari ibimenyetso biracyahari turahabereka hose turamanuka ariko hagati aho ubuyobozi bw'ibanze bwo burabizi bwaranabibonye noneho igikuta kiraza amazi mbega ikigaragara cyo yabuze inzira noneho kiranyije cyuzuriranye n'iki kiraza gikubita inzu hano ni igikuta cy'umuturanyi uri kubona nari amatafari inzu yacu twebwe ni kubana igikuta cyamanutse ari hejuru kiraza kigwa kuri inzu kiraza kirayihirika. Hanyuma murabona iki kibazo wenda kizarangira ryari? N'abashinzwe umuhanda bagomba kugikemura kubera ko nibo bagiteje. Kwa ko mu myaka tumaze dutuye hano mu myaka igera muri 18 ntago icyo kibazo cyari cyarigeze kiba. Ariko noneho kuva cyaba ubu nibwo duhangayitse kurushaho. Urabona ko ni inzu twabagamo inzu yari yuzuye noneho nta n'ikindi kintu kibabaje nkacyo nibisigaye dore birimo kugenda bituragurika bisenyuka. Twavuga ati wenda aha niho hageraga ariko n'ahandi hose ubu dore ubiki gihanutse nona idirishya nureba aho gegetse. Hanyuma harya ngo muri kurara hehe muri iyi minsi? Mu kikoni cyanjye hano. Hanyuma se nta mpungenge mufite ko cyo gishobora kubagwaho mu gihe mu kiryamyemo ko numva ko muri kujyama muri benshi? Twajya hehe? Ubukode bw'iki gihe ko mubuzi twajya he? Kwa mahirwe ubu se urabona nta cumbikiye abanyeshuri hano muri saro. Na itagize nge niberaye mu kikoni abanyeshuri nabacumbikiye hano muri saro ibintu byabo dore ngibiriye. Kumvaga bagerageza uko bashoboye kose bakareba uburyo aho badutuza cyangwa se bakatwishyura vuba kugira ngo natwe tubone aho dutura dusubire mu buzima bwari busanzwe. Twumva ari bwo butumwa twaba. Murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana. Sawa murakoze namwe. Hano turacyari muri wa mudugudu wa Rugunga mu kagari ka Kiyovu ni mu murenge wa Nyarugenge ahantu habereye amabara niko ngende kubyita ni ibintu biteye ubwoba imvura yasenyeye abaturage benshi bari kuvuga ngo babaye impunzi mu gihugu cyabo bitewe nuko umuhanda uri kubakwa hari haruguru wabangirije bikomeye cyane benshi bakaba bari kurara hanze muze muraho. Hanyuma wowe witwa Negene twa Vincent umunyamakuru? Yeni twanzayimana Stanislas. Hano ni wawe? Hano mbese ni umuntu wari uncumbikiye ko mfite ubumuga mbese nyiraho ni Saidi Nyabwana. Hanyuma imvura yaguye ku cyumweru yagusanze hano? Yansanze aha. Mbese wabagamo hano muri inzu hano ndani tubona? Nabagamo. Inzu rero imvura rero yabangirije ibiki muri inzu ko mbona hano huzemo amazi nta naho gukandagira hahari? Ibintu byose byo mu nzu byarangiritse. Byarangiritse mbese bimura byihera amaso. Hari umuceri akawunga ibikoresho byo mu rugo byose byarononekaye. Hanyuma aya mazi rero yaturutse hehe? Hari ibyo bambwiye abaruguru mwebwe amazi yabangirije hano muvuga ko yaba yaraturutse cyangwa ni ibiza bisanzwe nkuko abandi bagiye bangirizwa n'imvura ari nyinshi? Ntabwo ari ibiza ahubwo abakora umuhanda
hari ahantu basibye ruhurura bashyiramo ibitembo bitoya cyane bidagomba gutwara amazi yarahari ubwo amazi arayoba agaruka mu ngo z'abaturage aho yanyuze hose yagiye harimbura ntabwo ari ibiza hanyuma rero icyifuzo cyanyu kikaba ari ikihe dore ko muvuga ko gusenyerwa hano mwabitewe n'uriya muhanda icyifuzo cyacu ni uko abakora umuhanda bashaka ukuntu bakwishyura kuko niba duteje ibyo biza ntuduke se wasigaranye muri iyi nzu ko mbona hano hari habaye nk'isibaniro ndabona ari icyondo gusa nta naho gukandagira hahari ntantu wabona ibintu byose bimwe byagiye biseseramwe biragenda biratwagwa ibindi birononekara uzi ko nta bintu byasigaye kereka nk'ibingi uruzi bitakononekara nk'amajerekani ariko hano ntihaba ari uko mutuye mu manegeka mukaba muri kubyitirira uriya muhanda oya ni amanegeka aha tuba amazi igihe kirekire cyane kinini cyane nk'imyaka 30 n'amazi yigeze anyura hano ni ukuvuga ngo ruhurura yamanuye amazi aho yagombaga guca ntabwo ariho yaciye kuko baragiye bashyiramo udutembo dutoya hanyuma amazi araturenga aza mu ngo z'abaturage ngira ngo mwabibonye aho amazi yose yaciye nta muturage utahuye n'ikibazo cyo gusenyerwa kubera aya mazi uwo muceri ureba rero ntabwo ari pirawu ni isayo twawujanduye mu isayo urabona ko twakuyemo akitwa ngo ni kazima urabona ko harimo n'undi w'ibyondo noneho imyenda donc nta kintu twigeze turamura mu nzu ibitabo by'abanyeshuri bigiragamo donc nta kintu namba twigeze turamura mu bintu byari biri mu nzu kuko waramiraga ubuzima bwawe ibintu byo ukabyihorera ko byonyine nkanjye narahagaze ngo ngiye gutabara imashini y'umwana yari igiye amazi yaranteruye anyambura inkweto nari nambaye mpita mbireka niyegamira ku ntuzi ku gikuta urumva ko nabonye inzu nyinshi zaguye nta muntu hano yaba yarahitanye muri aka gace yewe niyo mahirwe dufite tuvuge nk'abo muri uru rugo twaje kubakura muri iki giti igiti kiri ahangaha bose ari abahari haruguru baraje bose burira muri iki giti niho twari duhagaze kugira ngo amazi atagenda twabimanutsemo amazi amaze kugabanuka nibwo twatangiye kujya kureba icyarokotse cyagize gute uretse muri aka gace ka Rugunga rero hari n'ahantu henshi mukurikira amakuru mwabonye ko iyi mvura yagiye isenyera ibintu byaba byaratewe nuko ari imvura yari nyinshi mukamwege muri gushakira ikibazo mu muhanda akaba ari uko mu mutuye mu manegeka byaba bimeze bite muvugishije ukuri reka da ntabwo ari icyo kibazo ni ukuvuga ngo aha ureba duhagaze tuhatuye kuva muri 96 urumva iyi ruhurura yari ihari twari dutuye aha ayo mazi ntiyigeze adusenyera urumva ariko ikibazo kibereyeho aho uyu muhanda batangiye kuwukora twe gusa ikintu twasabaga n'ahandi bazajya gukora ibikorwa by'imihanda mbere y'uko bakora umuhanda bajye babanza bakore kanalizasiyo izajya icamwo amazi kugira ngo abaturage badahura na za ngaruka hanyuma rero nibadufashe badushakira aho tuba badushakire donc nibadukorera ubufasha bwihuse kuko turababaje hanyuma se nk'izi nzu ndi kubona hano hari abo ndi kubona bari kugenda bafata igice kimwe cyaraguye ikindi bakakiraramo nta mpungenge mufite ko imvura kandi buriya iteganya gihe rigaragaza ko ino mvura igifite iminsi igwa nta mpungenge mufite ko ino mvura yazabahitana abantu mukiri kurara muri aya mazu kandi hariya hari kurekura amazi nabwo hazakomeza kuyarekura mu gihe imvura ikomeje kugwa buriya rero baravuga ngo ubuze uko agiragwa neza ni ukuvuga ngo niba turi kurara mu gihande cyasigaye ni uko nta handi hantu dufite ho kujya niyo mpamvu rero twasabaga ubufasha bwihuse kugira ngo wenda n'izo ngaruka zindi zizaza nyuma zitazatugeraho rwose leta ni umubyeyi nidutabare nidufashe kuko turababaje pe hanyuma bari kubaka hari muri uyu muhanda hari ababyeyi twari kuganira hano haruguru bavuga ko byatangiye ubundi mu kwa 12 kuri ya mvura yaguye kuri Noheli ngo niho batangiye kubona ari amazi amanuka akabasenyera hari ubwo mwagize kwicara mukaganira n'abari kubaka iyi mihanda mukagaragaza ikibazo cyanyu nabo bakagira icyo bababwira none se kuri Noheli nk'umuturanyi wa mbere nibwo inzu yari imubomokeyeho baraza barabireba nk'aho bamubwiye bati wenda tuzagufasha ahubwo baramubwiye ngo reka ngo iki ni ikiza ngo ntabwo kuko amazi yarajya ku muturanyi wa ruguru korutire iragwa igwira inzu ye amazi asandara mu rugo hose urumva babyeretse abantu ba Horizon bati ntago ati bwo ntabwo ari twe tugomba kukwishyura ati ni umuturanyi wawe
igikuta cye cyagusenyeye none umuturanyi igikuta cyasenyutse kubera iki si ayo mazi yavuye muri uwo muhanda wa horizon hanyuma rero babibwira umuturage ni ukuri bikamubabaza cyane natwe bikatubabaza sibyo rwose nibarebe ukuntu batugenza naho ubundi rwose sinzi nyine turakomeza tube mu cyumba cyasigaye uwiteka wenyine niwe uri butange igisubizo uko ubireba dore imvura amazi yaraduteye aza ari menshi ubu iyi nzu yabagamo abanyeshuri ejo nibwo batangiye ibizami rero ejo biriwe bari kurira ati nta kintu na kimwe dufite dore amakaye yaba aya ejo amazi yatwaye amamashini ebyiri za laputopu ubu inkweto nta rukweto na rumwe ushobora kubona rufite urwarwo urumva dore ngiyo amazi yaradusenye si ngiki igikuta dore hafi kugwa ku bantu abanyeshuri nabwo nuko muri iyo nzu ruguru naho nyine amazi nuko amazi yatinjiyemo ari menshi ariko yacagamo ari menshi ku buryo byageze aho turafungura amazi akajya acamo abana turabaterura abanyeshuri ba hano rero baba muri inzu biga muri segonderi oya biga muri kisite ubu bagiye mu bizami urumva ariko birababaje rwose ubu ngubu natwe uwo mukecuru mwari muri kuvugana mbere ubu niwe uri gupfa guteka yamara guteka akabahamagara tugapfa gusaranganya twese kubera ukuntu ibintu bimeze natwe byaturenze dore ngizi zimatera ubu matera zo bazifashe zigarukiye hariya hepfo kuri ruhurura urumva ubu niba ari kuryama bari kuza bagapfa kwihengeka mu ntoza mu ntebe hariya mu nzu kuko zo basi zapfuye gusiga tugira amahirwe yo kubona umwe mu banyeshuri baba muri izi nzu hano mu Rugunga wiga muri kisite mu cyahoze ari kisite reka nawe tumuhe ikaze kuri kamera zacu atangire twibwira. Nitwa Nzandora Jean Pierre nkaba niga muri CST cyangwa se College of Science and Technology muri Urban Planning muri mwaka wa mbere. Jean Pierre wiga makanga? Niga mu mwaka wa mbere Urban Planning. Yego. Hanyuma hano narindi gusura iyi nzu yanyu ubana hano nande rero babanye cyangwa ubanamo n'abandi? Nabanaga n'abandi banyeshuri bagera muri babiri twembi turi batatu. Hanyuma hano iyi mvura rero ndabona yarabakozeho banyerekaga ibintu yabatwaye banyerekaga amakayi ngo harimo n'abafite ama laptop n'ama diplome ngo byose byaragiye. Ibi bintu byabaye ku cyumweru cyangwa ni imvura yejo dore ko imvura yari maze iminsi birigwa? Ni imvura yaguye ku wa gatandatu guhera saa 3 z'ijoro nibwo imvura yabaye nyinshi cyane. Iragwa tujya tubona yuko nyine erosion yayo yari nyinshi cyane. Ariko ku makuru twakurikiranye nuko twumvise ko hano ruguru ku muhanda baba bayobeje inzira y'amazi yarasanzwe anyura amazaho muri ruhurura noneho abari bakora umuhanda nyine muri iyo minsi kuko no muhanda hano ruguru urabona yuko uri gutunganywa. Mu kuyobya iyo nzira rero birumvikana ko amazi yose yakabaye anyuraho muri ruhurura bayohereje mu baturage. Niko rero kuza aradusenyera kandi rimwe na rimwe twari twagiye ku ishuri tugarutse dusanga amazi yinjiye mu mazu yacu ibintu byose uko twabisize dusanga byangiritse cyane ku buryo bitugoye. Urabibona nawe uko hano hameze ntiwabona matera uraraho amakayi twigiramo yose urabona uko yabaye ni ikibazo kidukomereye cyane. Yes, ni ikibazo kibakomere kandi koko biragaragara. Hanyuma ubuzima bubayeho gute ubundi abanyeshuri bizwe ko ari abantu babayeho mu buzima bugoranye kubera kondisiyo zo kwiga na kondisiyo babayemo mu icumbi. Ubu muri iyi minsi ko bigaragara no mu nzu biragaragara ko nta kantu na kamwe mwasigaranye ubu mubayeho mute mu gukora ibizami gute utubwire na n'ingaruka y'imvura yabaye abagizeho nk'abanyeshuri bakozweho n'iki kibazo. Uburyo tubayeho biragoye mbere na mbere urumva imvura yaje tudahari yinjira mu nzu ni ibyo twari twahashye byose byo kurya urumva byarangiritse. Niba ari kawunga ikivangamo n'amazi y'imvura urumva ntabwo wakongera kuyikoresha. Niba ari umuceri twari dufite byose urumva yuko byarangiritse ariko by'umwihariko nk'ibikoresho dukoresha mu kwiga nibyo bitugoye cyane kuko urumva twarimo twitegura examen harabura iminsi itarenga 5 ngo dukore examen. Ni ibintu bitugoye cyane ibyo kurya nyine urumva dusa nkaho twabyihoreye yenda turi gukoresha nk'amafaranga asanzwe umuntu yari afite uragenda ukanywa ayo mata yonyine ukaba ariyo wiririrwa ariko icyo guteka cyo ntitukiri kubikora kubera yuko ibyo twari dutunze byo kurya byose byarangiritse. Ariko cyane ingaruka mu kwiga zo ziri kwigaragaza cyane nk'ubu nta muriro dufite bitewe n'iyo mvura
urumva yuko ibikorwa remezo byatugezagaho umuriro byarangiritse. Amazi nayo nuko byose nta kintu wavuga dufite twaheraho kugira ngo tubashe kwitegura examen. Ngewe ndi Sheikh Abdurrahman Saidi utuye mu mudugudu wa Rugunga kagari ka Kiyovu. Twatewe n'amazi. Ikibazo cy'amazi, amazi atewe n'umuhanda barimo gukora bitewe nuko ruhurura aho yanyuraga bayiyobeje kubera ibitembo bashize muri ruhurura bitoya bidahwanye n'imbaraga z'amazi anyura muri iyo ruhurura. Koko amazi aturuka muri iyo ruhurura aturuka mu bice bibiri, aturuka mu Biryogo andi agaturuka muri Kiste, byose bigahurira hamwe bikamanuka biza. Ubundi yari afite inzira anyuramo, iyo nzira rero ifungwa n'ibyo bitembo bidafashije bitoya kugira bashyizemo kugira ngo imodoka ziceho. Ariko mu by'ukuri ayo mazi ahanyura, amazi yaraje abura inzira, noneho yishakira inzira. Bimera nk'uko ubona Nyabarongo haruguru hari, urabona hariya haruguru, reba hariya haruguru niho nyirabayazana, niho amazi yose yaturutse. Urabona hariya hari ubutaka nta kintu na kimwe hameze neza, urabona ko habaye ruhurura. Komeza umanuke urabona aho byageze hagati hariya haruguru, nuko utarimo kuhareba neza. Imbere y'umuryango biraza, amazi yose akubita imbere y'umuryango, arakubita kubise, ikikoni kibanza kuvaho, kivuyeho biramanuka. Urabona ahangaha hose biramanuka bikubita iki kibambasi, birakubita amazi yinjira hariya mu nzu ku bwinshi. Yinjiye mu nzu ku bwinshi, amahirwe nuko hari abana bahita twebwe ntabwo twari duhari, baradutelefona turavuga tuti mugire vuba muve mu nzu, mwihute muve mu nzu, mureba aho mupfumura. Bafungura uyu muryango munini, bawufunguye amazi acaho araza ahurira ahangaha. Urabona ahangaha, urimo kuhabona ahangaha hose hari umuryango, hari inzira nyabagendwa, nta kintu cyari gihari cy'amazi uretse tuzi duke amazi make yahacaga turutse iriya ruguru. Noneho hose hahinduka ruhurura, nibwo byamanutse biragenda bikubita iki gikuta, iyi korotire y'uyu mugabo ya Hamadi, birakubita biragenda byinjira hariya hepfo hose. Wabonye amazi yose yaturukaga haragenda kubita iki gikuta, akubise iki gikuta yinjira mu nzu ku bwinshi, niyo yateye epfiriya hose. Amazu yose arasenyagurika. Nyuma y'ibi byabayeho byose, ubuzima bumeze bute? Ubuzima ntabwo bworoshye ubibona. Reba ntuza aho hose hashize, ntabwo intebe ibiki byose byaragiye, ibintu intebe zimwe uretse ngewe ni mu baturanyi. Noneho mu baturanyi urabona aka gapande wenda nsigaranye agapande karasigaye, ariko abaturanyi bo bari mu mazi abira. Hanyuma utukira aho ngaho usigaranye agapande, iyi nzu igipande cyo hirya cyo ntago amazi yakigezeho, muracyayibamo? Igipande cyo hirya ni kizima. Wabonye ko muryamamo? Turyamamo ni kizima. Naha ngaha kubona barimo gutera ibingi, bavuze bati komisiyo yaje ejo n'ubuyobozi bw'ibanze bwaravuze batiteraho ibibati, ugire wishakira ibibati. Ariko nawe ubundi wishakira ibibati ubitereho, buriya ntawe uterwa yiteguye. Hanyuma nta mpungenge mufite iyo muryamye, kandi iteganyagihe rigaragaza ko imvura ikiri kugwa cyangwa izamara iminsi. Iyo muryamye muri ngira murabona iki gice cyavuyeho, kandi nacyo ntago mwateganyaga ko kizavaho. Ntago muba mufite impungenge ko rimwe muzaryama imvura ikagwa noneho yose ikajya yabagwira? Impungenge dufite nta mpungenge zindi. Impungenge twabanjije kubwira iriya kampani ya Horizon yuko iriya ruhurura bayifungura, buriya bubize bakabukoramo amazi akanyura aho yagombaga kunyura. Nta mazi twari dufite anyura ahangaha. Ibyo ngibyo rero bibaye bagakanariza amazi, nta kibazo kindi cy'amazi, kuko nta mazi n'ubundi yacaga. Hanyuma iyo kampani yemeye ko ibyo bintu izabikosora? Icyambere yakoze ejo, mbere yuko baza gukora raporo, babanjije kuzana imashini ikuramo buriya bubize. Ngira ngo wabibonye, uba amazi aragenda muri ruhurura uko bisanzwe, uretse andi mazi aturuka nabyo wumvisha ko mbibwira executive avuze ko bikoraho, aturuka mu mudugudu wundi duturanye akamanuka akanyura hano. Ibyo ngibyo bikemutse bagakanariza amazi, bagakanariza ayo mazi, kuko nibamara gukanariza ayo mazi ntazongera guhinguka ahangaha. Nicyo turimo gusaba. Noneho ngira ngo ubusabe bwanjye n'icyifuzo cyacu muri rusange nk'abaturage ba Rugunga nuko rwose iyi kampani yakora
yajya gukora yabanjije kureba ubuzima bw'abaturage, ikabanza kureba aho icisha amazi ku buryo atagira ibyo yangiza by'abaturage. Rwose kampani gukora ibi bikorwa remezo turabyishimiye, ntabwo tubirwanya, ariko icyo dusaba nuko babanza kureba n'ubuzima bw'abaturage yuko budahungabana. Nk'ubu abaturage bose aho wageze hose, abanyeshuri bari mu bizamini, ibikoresho byabo byose byashize, amamashine bafite zagiye, byose wabibonye, nta kintu basigaranye. Hanyuma muze, nta mpungenge mufite z'abajura, dore ko n'utwarokotse twose mbona dusa n'uturi hanze? Izo mpungenge ni ngombwa zirahari. Icyo dusaba nanone, icyo dusaba ubuyobozi bw'ibanze nuko irondo ryakora akazi karyo, cyane cyane rikibanda ahantu habaye ibi bibazo. nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.